Bakunzi ba TV inshuti zacu aho muri mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana bane namwe. Nongeye kunezerwa ndi imbere ya kamera ndashuhuza mwebwe mwese inshuti zacu aho muri bakunzi b'Ikamba TV. Imana ibahe umugisha. Kasuze abakunzi ubutumwa bwiza, abantu bakunda Kristo, abantu bakunda ubutumwa bwiza, abantu bakunda iri jambo ry'Imana. Imana amahoro ibahe umugisha kandi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bube ku buzima bwanyu. Reka nongere suza abakameramana abahungu banje aho bari mwese inshuti zanje. Imana ibahe umugisha. Turashima Imana uburyo iturinze muri iki gihe cya Covid. Turashimira Imana imbaraga zayo igomye gusuka ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Yesu rero abahe umugisha. Kamunyemerere senga Imana wera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Jehova Adonai. Ndahamagara ubwiza bwawe Mwami buze kuri nge ndetse no ku mwene data uri kureba inyigisho. Reka amavuta yawe imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwe kugira ngo ikibazo afite, ikigerageza arimo, indwara afite, lasilebe Mwuka wera amanuka bane nawe mu izina rya Yesu. Muri icyo kibazo reka Imana ireme igisubizo. Ndagushimye kunyemereye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turi mu bihe bitoroshye, twagize ibyago dupfusha umukobwa wacu, ngira ngo mwarabibonye, ariko turashimira Imana nyine ko ariko yabikunze. Niyo mpamvu maze iminsi mutabona inyigisho, maze iminsi mutambona, nibyo nari ndimo, ariko nzanye ubutumwa bundi mukampaye. Reka rero nguyanganishe we abanye natwe muri iki kiriyo, nawe ukomeje kudufata mu mugongo. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 43. Turahera ku murongo wa mbere dusoma umurongo wa kabiri, turangiza tuganira ayo magambo naga ndivuge ibintu byinshi. Biravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanje. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi nizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isiraheli, umukiza. Haleluya. Umukiza wawe nagutangiriyeho Egiputa ho incungu. Yesu ashimwe cyane. Niyo nagarukiraho, nagutangiriyeho muri Egiputa incungu. Ninde watanze incungu? Ni Imana yawe, ni Imana yanjye. Aya magambo yabyirwaga nde? Aya magambo ninde yarebaga? Aya magambo kuki yavuzwe muri icyo gihe? Ni ijambo nzanye kugira ngo ngubwire ngo komera ihangane, kubera ko iyi Imana ivuze ibivuze. Rimwe na rimwe nabwo Imana izavuga ngo ibigaragazo bireke kuza, nta nubwo Imana izavuga ngo abakwanga bareke kukwanga, nta nubwo Imana izavuga ngo baguhagurukiye bahita barekeraho, ariko bizarangira ibyo abantu batekerezaga bitakunze. Haleluya. Kubera ko Yesu iyo avuze ijambo ashaka n'inzira yaryo. Ahangaha Yesu arimo ahanura, arimo arabwira Abayisiraheli, nawe uri Umuyisiraheli kuko wamenye Kristo. Yatangiye avuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo. Hari Yakobo hashira izina ryawe, wowe Steven. Ntabwo nzi igihe urimo n'ibibazo ufite n'intambara uri kurwana nazo, ariko ndakubwira ngo hejuru y'intambara zawe hari umugabo wagucunguye, uwo ni Kristo. Byanga byakunda n'umurengezi wawe. Tabizi nta muntu ufite, urakenye, umushomeri, nta kazi ufite, aho uri muri icyo gihugu nta sapoti, ariko Yesu ni sapoti ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo la silemeni vole salekide. Yesu ashimwe cyane.
Bibiri ivuze ngo witinya, abari impamvu ibivuze. Amen. Abari impamvu bivuze n'ukuri, ndagira ngo ukomere kandi. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, Mana ishimwe, kandi akakubumba wowe Isiraheli, ndagira ngo mbwire abantu bari guca mu bintu bisa nkaho bitaboroheye, ariko reka nongere ngo ubwire ngo wakubumbye, uwemeye kuhumeka aracyafite umugambi ku buzima bwawe. Umubumbyi yabumbye ikibumbano, yashatse agisiga irangi ry'icyatsi, yashaka mu gitondo agasigaho ubururu, yashaka agashyiraho umuhondo. Birashaka kuvuga iki? Njyewe Pastor Steven ndi ikibumbano cy'Imana, nawe uri ikibumbano cy'Imana. Nubwo abantu batumva wabaho, ariko uzabaho mu izina rya Yesu, kuko uri ikibumbano cy'Imana. Ntabwo waje ku isi ku mugambi wa so na nyoko, nta nubwo waje ku isi uko abantu bari babishaka. No, waje ku isi ku mugambi wabishatse, uwo ni Kristo Yesu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yigeze ibyira Yeremiya akantu ndagakunda cyane. Yeremiya hari ukuntu yarimo byumva atari kubishikira. Imana ibwira Yeremiya ngo manuka ujya mu nzu y'umubumbyi, hano ngwereke ikintu ngiye nkwiye kukwereka. Haleluya. Yeremiya aramanuka ajya mu nzu y'umubumbyi. Agezeyo ngo asanga umubumbyi arimo arakora umurimo we wo kubumba ku ruziga. Noneho Yeremiya akireba abona ikibumbano umubumbyi yabumbaga kigize gute, gihombokiye mu ntoki ze. Imana ibwira Yeremiya ngo wabibonye se? Wabibonye? Umubumbyi ngo yongera abumba ikindi kibumbano ashaka, ambura ngo kuriya niko nanjye mfite umuntu wanjye mu biganza byanjye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbwire umuntu unyumva, uri mu biganza by'uwakubumbye, uri mu biganza, ntabwo uri mu biganza by'umurozi. Baroga bataroga, batereke badaterekera, data wa twese wakubumbye acyari kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Hano hari ijambo ngira ngo ngubwire, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, ariko uzawunyuramo. Bigera umuririmbyi yigaza aririmba ngo bigerageza si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame. Reka ngubwire, abantu bagusize mu gatebo, bavuze ko ntacyo uzimarira, bavuze ko ntacyo uzavamo, barakurebye basanga iwanyu ntabwo wakora ubukwe, nyogosenge wawe, mama wawe wakubyaye nababona ari wowe uzapfira aho ngaho. Ariko ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, ntabwo uzahapfira, ntabwo uzaba uko abantu babishaka, kuko ntabwo uri ikibumbano cy'umuntu, uri ikibumbano cy'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Witinya kuko nagucunguye, witinya mwene data uri kundeba. Iri jambo impamvu nzanye ijambo rivuga ngo witinya, nuko bigutinyisha bihari, biguteye ubwoba birahari, baguhagurukiye barahari, abakwanga barahari, watinze kubyara, watinze gushaka, ubuzima bwawe bumeze nkaho buri mu kazitiro, ariko witinya. Muririmbyi aririmbya ngo ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Ndagira ngo unyumve neza, uyu muntu udafite gutinya ni umuntu wafashe ubuzima bwe bwose aburundurira muri Kristo Yesu. Nyumva neza. Iyo umuntu ari hanze ya Yesu agira ubwoba, iyo umuntu ari hanze ya Yesu agira ibibazo byinshi, iyo umuntu ari hanze ya Yesu niyo ahuye n'ikibazo aratakara. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu, ugasoma Yesaya 43, uri muri Kristo Yesu, ijambo rirakubwira ngo witinya. Ravuga ngo nubwo bimeze gutya ariko Imana izakora igitangaza. Haleluya. Biravuze ngo naragucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanjye. Uruwanjye, uzi kwitwa uw'Imana. Nyarwanda we yavuze ngo yise umwana we ngo ni uw'Imana. Bibiliya yavuze ngo uruwa. Eka ngubwire mwene da, ntabwo nzi ibiteye ubwoba biguhagurukiye, ariko ijambo rirambwiye ngo uruwanjye. Kuki Imana yita wowe ngo uruwe? Nuko yagucunguye. Amaraso yagucunguje ni ikintu gikomeye.
amaraso Yesu yamennye ku musaraba ni ikintu kidasanzwe. Ntabwo nzi impamvu ufite ubwoba, ntabwo nzi impamvu uri gutinya, ntabwo nzi impamvu uri udasinziriye. Ongera urebe niba Yesu atari kure yawe, ongera ugarure Yesu muri wowe, ongera uhereze ikaze ubwami bw'Imana. Uraza kwakira amahoro, uraza kwakira umutekano, uraza kwakira ubuzima, uraza kumva ubuzima bwawe busubiye ku murongo, kubera ko ubuzima bwawe ntabwo buzasubira ku murongo kubera amafaranga. Ni Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rero reka ngubwire, nunyura mu mazi, impamvu Bibiliya ivuga ngo nunyura mu mazi ntacyo uzaba, nuko muri ayo mazi hari umuntu muri kumwe. Ese muri iyi minsi uragendana nande? Muri iyi minsi urabona ubanye nande? Ninde muntu muri kumwe muri iyi minsi? Ninde uguhumurije? Ni ikihe kintu wumva kikumaza ubwoba? Haleluya. Reka ngubwire, amafaranga ntamara ubwoba, amashuri ntabwo amara ubwoba, akazi ntikamara ubwoba, imodoka ntimara ubwoba, perime ntimara ubwoba, digiri ntimara ubwoba. Ibyo byose ni byiza, ariko ntabwo bimara ubwoba. Ikimara ubwoba ni kimwe, ni Yesu Kristo. Ni wowe wenyine ugera mu mutima wari warabuze amahoro ukabona amahoro. Yesu yageze ahantu byanze biremera. Yesu yageze ku ngumba irabyara. Yesu yageze kwa Lazaro ibintu byarangiye. Yesu yageze ku murambo urongera ugahaguruka. Yo, haleluya. Nta undi muntu wabishobora, nta undi muntu wabikora, ni Yesu wenyine. Ndiyo ndakubwira umwami ukiza, ndakubwira imbaraga zibohora ziri muri Kristo Yesu, niho zibereye. Witinya, niba Yesu ari kumwe nawe witinya. Niba Yesu ari kumwe nawe ufite ubwoba bw'iki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba ku isi abantu banezezwa n'ibintu, bakanezezwa n'ibyo batunze, nawe nezezwa no kuba utunze Yesu. Yesu ashimwe cyane. Abantu bajya batubwira, nawe barabikubwiye, ngo ku isi ngo nta rugo rwaba paradizo. Niba ku isi haba urugo rubi, kuki hataba ni rwiza? Ngo ku isi ngo nta muntu ngo niba Yesu ajya atanga umunezero, niba Yesu ajya atanga amahoro, kuki utakwakira amahoro kandi ukamererwa neza? Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire mwene data, amasezerano y'Imana, amasezerano y'Imana azabonwa n'abubaha Imana, azabonwa n'abashaka Imana, azabonwa n'abashakashatse icyo umwami ashaka. Yesu yavuze ngo ntuza amazi ntabwo azagutembana. Ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo ni ugufiringa iryo zina, nukugendera muri iryo zina ukabana n'uwo mwami. Uwo mwami niwe udatembanwa n'amazi, uwo mwami niwe udashya. Njyewe najya mu muriro ngashya, ariko Yesu ntabwo ajya ashya. Saduraka, Meshaki na Abedenego impamvu batahiye nuko Yesu yari mu buzima bwabo. Yesu ari muri wewe. Uracyafite Yesu? Niba ufite Yesu, ongera uvuge ngo urakoze Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya yavuze iki? Biravuze ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Iki kintu ntabwo nzi kucyumvise. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Rero niba undi muntu Uwiteka atari Imana ye, amazi azamutembana, umuriro uzamutwika. Ikizatuma umuriro utagutwika nuko Uwiteka ahinduka Imana yawe. Urashaka kubaho? Urashaka kurama? Urashaka kubaho mu buzima bwiza? Ni Uwiteka wenyine. Ndagira ngo nguhaye amakuru. Igitondo nabyutse mukambwira ibintu bitatu, kugira ngo niyo mpamvu nagiye muri Yesaya ijambo rya 43. Ambwira ibintu bitatu. Cyambere mukayambwiye ngo nimbwira abanyamasezerano, umuntu ufite isezerano. Nongere mubaze ngo mbese urakizera ko Imana ariyo bivuze? Urakizera ko Imana ariyo yakubwiye ko izagutabara? Cyangwa kubera ibibazo wahuye nabyo n'ingorane wahuye nabyo watakarije Imana icyizere? Icyo ni ikibazo ngo bajije. Nushaka ujye aho ngaho muri comment wandiki. Cya kabiri yambwiye ngo nongere mbaze,
yambwiye ngo nongere mbaze umuntu ngo ni iki kiguteye ubwoba. Hari icyo wibuka Yesu yaba yarakoze ngo uhere kuri icyo wongere umugirire icyizere? Hari icyo waba wibuka uvuka ukura wiga uri segonderi uri turokome wurira indege ujya muri icyo gihugu? Hari icyo waba wibuka? Niba wibitse kimwe Yesu yakoze wongere umugirire icyizere, nuwo nguwo ntahinduka. Cya gatatu yambwiye ngo mbaze, yambwiye ngo nongere ngo baze ngo mbese muri iyi minsi amaguru yawe akunze kujya he? Nihe akunze? Nihe ukunze guhagarara? Nihe ukunze kwicara? Ngo aho hantu waba ukunda kwicara, waba ukunda guhagarara, urabona hanejeje Kristo? Nusanga hamunejeje uze kuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero mvuga amagambo soza. Ijambo rya mbere ndakubwira ngo niba waravuganye n'Imana, kwabuze ko Imana yakubwiye mu nzozi ikoresheje ijambo ryayo, ikoresheje abahanuzi, witinya. Icya kabiri, urebe biri kwirukankana ngo urebe n'ibiguhagurukiye bitume Yesu abura umwanya mu buzima bwawe. Nongere ngo ubwire ibiri kukwirukankana ni byinshi, ariko bigiye kugukura ku mwami wawe. Cya gatatu, ndagira ngo ubwire ngo abantu muturanye n'abantu mubana, kubera ubuzima umazemo iminsi n'uburyo watinze gusubizwa, basigaye bahakana Imana yawe. Ariko ntacyo, reka bayihakane, wowe ukomeze uyinambeho. Rusi yanambye kuri Naomi bimugeza mu gitangaza, nyamara wowe yasubiyeyo abitewe n'igihe bari barimo. Ariko Rusi ntabwo yitaye ku gihe, ahubwo yaravuze ngo namaze kumenya neza ko uyu muntu ndi kumwe nawe ari umunyamugisha. Reka ngubwire mwene data, nugendana n'umuntu ukabona buri munsi ahora avuga amagambo avuga ko Imana idahari, ibintu bitazashoboka, uwo muntu uzamuveho, uzajye kureye. Nugendana n'umuntu agahora akubwira ko bitazashoboka, bitazacamo, umuntu utagira ibyiringiro, umuntu utagira kumenya ko Yesu ashoboye, ntukagendane nawe. Nugendana n'umuntu utagira kwizera ngo yizere amagambo Yesu yavuze, ngo yizere ko Yesu yakora mu gitondo, ntukagendane nawe. Nubana n'umuntu agahora akubwira ngo urabona amazu yarahenze, urabona ibanza byarashize mu mujyi wa Kigali, njyewe yo mbibonye mbona, aha, ntuzagendane nawe, kuko uwo mwuka azawukwanduza. Yesu ashimwe cyane. Ariko nuhura n'umuntu udafite amafaranga mu mufuko, wamubaza ngo bita ko bwate haleluya, ati Yesu yambwiye ko zantuza i Kigali, uzagendane nawe, kuko ibyiringiro bizana ibidahari. Kandi umuntu wese ufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, birangira Imana imukoreye igitangaza. Ntabwo nzi umuntu muri kugendana, ntabwo nzi amagambo ahora avuga, ariko reka mbwire umurokore, reka mbwire umuntu ukunda ubutumwa bwiza, reka mbwire umuntu ukunda ijambo ry'Imana, reka mbwire umuntu wavuganye n'Imana. Ongera wibuke ko Rusi avuga ngo aho uzagwa siho nzagwa, aho uzagwa niho nzagwa. Bahamambe arimo abwira Naomi. Naomi nta mugabo yari afite, Naomi nta mwana yari afite, ariko Rusi yari afite yishurirwa, agendana na Naomi. Naomi amaze kuba incike, Naomi nta mugabo, Naomi nta la silebepa. Ibyo byatumye Imana ikora igitangaza. Iyo tubona Rusi ari guhumba mu mirima ya Bowazi, ntabwo twamubonamo kazabyara. Mana yanjye, mwongera byare. Iyo tukubonye nawe urimo byagucanze, ntabwo twamenya ko ejo bizaba byacangutse. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntagire uguca intege. Bamwe bazakubwira ngo ntiwizera, bamwe bazakubwira ngo igihe wasengeye, bamwe bazakubwira ngo igihe warambagirijwe wabuze n'ugutwara, babwire ngo ndacyari ku isezerano. Yatabaye Rusi, nawe izagutabara mwene data. Nongera ngo ubwire ngo komera, witinya, ni ku ijambo ryatubwiye. Reka ngo ubwire iki Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Ukomeze ubyire ibibazo byawe ngo namaze gushirika ubwo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryambwiye ngo witinya, naragucunguye, naguhamagaye mu izina. Nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya. Ibyo nibigukomeze.
niba wizeye ijambo ry'Imana. Uragendana nande uri kuguca intege? Ninde uhamagaye kuri telefone? Utinda ureba iki? Utindana nande? Aho utinze usa naho? Ninde muntu muhora muvugana wazaguca intege azagukamura? Ntugatinde ahantu utakura ibintu bigira ikintu bimarira ubugingo bwawe. Umuntu utizera nukagendane nawe, umuntu agira ibyiringiro, umuntu wumva ko ejo he hatadagihari, ntuzagendane nawe. Ndakubujije. Imana ikugirire neza niba unyumvise. Yesu ashimwe cyane. Uzaname ku muntu ufite icyerekezo, uzaname ku muntu kubwira ngo nubwo uyu munsi bitari guca marika ejo bizacamo. Tugiye gusoza, ndagira ngo sengane nawe, ariko ijambo n'imwe riravuga ngo witinya kuko Uwiteka yagucunguye. Witinya kuko Uwiteka yagutangiye incungu muri Egiputa. Imana yatanze umwana wawe w'ikinege ku bwawe. Ijambo rirambwira ngo bwira ngo witinya. Siko bizaba ko bategereje Uwiteka. Keretse bava mu masezerano, abo nibo bazamwara. Nje nawe ntabwo tuzigera tumwara kuko twiringiye Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Imana tugiriye neza cyane. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo soreza muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Biyambwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana irakiranuka. Witinya, Imana irakiranuka. Imana ivuze ijambo irarisohoza. Imana ikubwiye ngo izakubakira. Imana ikubwiye ngo izagutambagiza. Imana ikubwiye ngo uzabyara. Na Sara yarabyaye ageze mu myaka 90, na Ana yarabyaye Penahora amuhagaze hejuru. Imana yabwije Abisirayeli inyanja itukura, inzira zitagishoboka. Imana ifite inzira izagutabariramo. Imana ifite izanyuza igitangaza cyawe. Witinya, komera, shikama, komeza uhagarare mu byiringiro, komeza wizere. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Tugiye gusenga n'Imana. Nicyo kiguteye ubwoba? Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. N'abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazahinduka nk'ibitariho. Yesu ashimwe cyane. Bakurakariye, bakumwaza, baguteza iminsi, bazahinduka nk'ibitariho. Uri umusore, komera kuri Kristo Yesu. Uri umukobwa, komera ku mwami wawe. Uri umudamu, umugabo yaragutaye, komera ku mwami wawe. Uhora ukubitwa, uhora utotezwa, uri muribaza ngo bizagenda gute umugabo azahinduka. Iwawe hahindutse akabari kubera umugabo inzoga, komera ku mwami wawe. Mugabo narakizwa aracyanywa itabi, komera ku mwami wawe. Yesu azamuhindura. Wahinduye Sawuli, umugabo azamuhindura. Ndakubwira ngo izere. Tugiye gusenga n'Imana. Umwana wawe ararwaye, mu rugo hari ikibazo, mugongo wawe urimo urakurya, fata aho urwaye dusenge. Urumva mu buzima bwawe waracitse intege, maze iminsi umaze kugabanyukirwa, witinya. Jambo niko ryambwiye. Tugiye gusenga. Cyo nagusaba ni ikihe? Wongere ushakashaka icyanezeza umwami, wongera wivugurure. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Reka dusenge. Ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba gukora share, sangiza abantu ijambo ry'Imana, kora link mu izina rya Yesu. Kandi wowe ukurikirana iyi TV Kamba Karuvari, Imana izaguha umugisha. Aho waba uri hose, Uwiteka azakugirira neza. Imana izabana nawe. Reka dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, sengeye umumama urwaye umugongo, sengeye umumama urwaye mu nda, sengeye umukobwa ufite umubabaro wo mutima, ntatinye kuko uri kumwe nawe. Uyu mugabo wumva nawe byanze, ntatinye. Uyu musore wumva byanze, nawe ntatinye, kuko ijambo ryawe rivuze ngo ntibatinye. Nanjye ubwanjye sintinye. Niyo twaca mu mazi ntazadutembana. Uri muri twebwe, ntago tuzakozwa n'isoni. Waciye inzira aho zari zitari, Abisirayeli barambuka. Wabagaburiye inyama ukoresheje umuyaga. Uri Imana ishoboye byose. Tuzi ko umuyaga utwara amazu, ariko umuyaga wagaburiye Abisirayeli. Uwiteka komeza uyu muntu warutendebutse, musubizemo imbaraga, ngarugarura ibyiringiro muri we. Ndasengera abantu babuza ababo, ndasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, ndasengera abantu bamaze imisi barwaye, ndasengera abantu bari mu karengane, ndasengera abantu ndazamura abantu mu biganza bya bakeneye kubyara, bakeneye amahoro mu rugo, mu izina rya Yesu Kristo. Reka tere izi ntambwe zo kudatinya. Mana we,
yongere yumve kugira neza kw'Imana mu buzima bwe, yongere yumve presence y'Imana, yongere ashakashaka Imana, yongere agerageze, yongere akiranuke mu gato no mu kanini, maze ndabizi kutazamukoza isoni. Reka ubuntu bwawe bane n'uyu muntu ureba iyi TV, ubutumwa bwiza bugira icyo bumukorera, kandi imbaraga z'Imana zigumye ziganze ku buzima bwe. Ndagushimika igihe kigeze cyo kumutabara. Urakoze kumanukiye gukora ibikomeye, kandi urakoze kuje kuzisonya bari bazi ko azazikorwa. Urakoze kumanukiye kumufasha no kumukomeza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda cyane, kandi ndagushima wowe ureba iki kiganiro, wowe ukora subscribe. Imana iguha umugisha. Turi kumwe, Yesu abagirire neza, amen.